umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Umwuka yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Umwuka w'Imana yaje muri njye, sinshobora gusigara uko ndi. Ambora byose ibyari bimboshye, ahanagura amarira yanjye yose, anyeganyeza byose n'ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Anyeganyeza byose ibyari bimboshye, ahanagura amarira yose narize, ambora byose ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Sinshobora gusigara uko ndi. Haleluya. Twaba turi kuvuga ngo umwuka wera atubyutsa, hari uburyo atubyutsamo, hari uburyo afata ya mirambo. Urumva imirambo iri aho ngaho irarambaraye, ntiyabasha kugenda, ntiyabasha kuvuga, kuko hari ikintu kiri kugira gute, kiri kubura. Hari ikintu iyi mirambo ikeneye umwuka w'Imana uhushye uva mu birere bine. Haleluya. Uva mu birere bine. Umwuka agomba guwa, ni ku itegeko yahawe Ezekiyeli. Niryo tegeko yahawe mwiyerekwa. Abona umuyaga urahushye uvuye mu birere bine, uvuye mu burasirazuba, mu burengerazuba, majyepfo no mu majyaruguru. Wa muyaga ngo urahuha winjira muri ya mirambo. Ikintu cya mbere umwuka wera ajya akora iyo ari kutubyutsa, atugarurira uburyohe. Haleluya. Agarura uburyohe muri twe, tukongera tukaryoherwa no kuririmba, tukongera tukaryoherwa n'indirimbo zo mu gitabo. Bayiririmba ukajya wumva uri kurira, kumva uburyohe buri kugenda buza. Imana ishimwe. Icyo nicyo cya mbere akora. Icya kabiri, atuyobora mu nyungu z'Imana, atwereka inyungu z'Imana, kuyikorera ko ari inyungu. Ukaza kuririmba, ukaza kurepeta amarepetisiyo abaririmbyi bajya bakora, nyamara utari buhembwe. Yego, ukayobora icyiciro runaka batazaguhemba, nyamara mu bindi byiciro barahembwa. Ukaza gukora ku rusengero nta yindi nyungu utegereje. Haleluya. Ukajya kubwiriza mu mpande zitandukanye, nta yindi nyungu utegereje. Ugakorera Imana nta yindi nyungu, ahubwo ari mu nyungu z'Imana. Haleluya. Kumva kuri gukorera Imana, wakora ku rusengero ugakora unezerewe, uvuga uti ibi ndimo nkora nzabihemberwa, Imana izabimpembera, kubera ko wagaruriwe uburyohe. Ukora uri muri ririmba indirimbo, ukumva haje, ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nza, urimo ukoropa, zajyane bukayo kwihoraho, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintu ngisha binkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abizanira mwamaho. Uri gukoropa ukumva uri mu nyungu z'Imana. Haleluya. Icya gatatu, kutuyobora kumenya ubuzima bwa mwuka. Akatuyobora ku buryo tumenya ubuzima bwa mwuka, tukamenya uburyo umwuka akora, tukamenya ibyo umwuka akunda, tukamenya ibyo yanga, tukamenya ko yanga icyaha n'igisa nacyo, tukamenya ko nta kindi kintu kitubuza kubana neza n'umwuka wera ni icyaha.
icya gatanu gusiba ibyobo. Mwuka wera asiba ibyobo. Ibyaha byaharaza akabyomora. Warasambanye wakihana, ukihana warasambanyije umwana wabyihana, Yesu yamara kukubabarira umaze gusaba imbabazi ukumva umwuka wera araje kwinjiyemo agasibanganya cya cyaha. Wajya unyura mu muhanda ntihagire ugenda avuga ati dore wa muntu usambana. Reka, kubera ko wamaze kubabarirwa umwuka wera ahita siba cya cyobo cy'ubusambanyi, ukaza ugatera ikorasi hariya, ugatera ikorasi mu rusengero, ntihagire ukurebera muri ya sura yuko wibye. Nyamara waribye, baranagufata baranagukubita, ariko umwuka w'Imana ko yasibye cya cyobo, waza gutanga ubuhamya ntihagire umuntu wongera kukugenda ngo avuge ati waranyibye. Haleluya, haleluya. Ukaririmba muri korari, ukajya muri korari ukaririmba, hari umuntu wahemukiye wiciye. Dufata urugero muri jenoside, murabizi ko ibintu byabaye, ariko kubera ko umwuka w'Imana yakujeho ugasaba imbabazi, ugasaba uwo wiciye, umwuka agahita siba cya cyobo cyo kwamwiciye, mukaririmbana. Haleluya, mukaririmbana muri korari. Turabasirikare benshi tugejwe mumba, nawe mukaririmbana n'umwe wiciye, mukaririmbana, kuko umwuka wera asibye cya cyobo cyo kurebana ko yakwiciye, nawe cya cyobo yaragisibye cyo gutekereza ngo naramwiciye, mukajya mu mwuka. Tugejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire mbere dushimire Uhoraho. Haleluya, kuko umwuka wera yasibye cya cyobo, bya twakureberagamo, umwuka wera yarabisibye. Nta muntu ukikurebera muri za ngeso mbi, kubera ko wamaze guhindukira ugakizwa, umwuka wera agahita aza agasibanganya bya byobo. Impamvu tukikubona tugigutekereza ko usambana, impamvu tukigutekereza ko wiba, impamvu tukikuvuga ukumva abantu bari kubyongororana mu matwi, kujya unywa ku nzoga, ntuturenganye. Umwuka wera ntigeze asibanganya. Hari igihe umuntu asaba imbabazi akazisaba yiyerurutsa, akihana yiyerurutsa kugira ngo ajye muri korari, akihana yiyerurutsa kugira ngo bamushyingire, kubera ko agiye gushyingirwa, kandi yakoraga ibyaha kugira ngo bamushyingire akabatizwa, ariko akabatizwa adakijijwe, atihannye, nta cyaha na kimwe yihannye. Agaragara mu rusengero akamanika ikiganza akavuga ngo mumbabarire, nanywaga inzoga, narasambanye, nagize gutya, ariko akabikora yiyerurutsa, adakeneye kwihana, adakeneye kugira ngo akizwe. Icyo gihe rero cya cyobo ntigisibangana. Niyo mpamvu ujya gusanga ugasanga abantu barimo baragenda bavuga ati runaka yasubiyeyo, yongeye kujya kunywa inzoga, yongeye gusambana, yongeye kwiba, yasubiye muri bya byaha yahozemo kera. Nta yindi mpamvu, nuko ntabwo icyobo kigize gisibwa. Nubwo tukubona uririmba ariko nticyasibwe, nubwo tukubona ubwiriza nticyasibwe, nubwo tubona uhanura nticyasibwe. Ni ukuvuga ngo rero uhorana ibisigisigi bya bya bintu wakoze, ariko wemereye umwuka wera, haleluya, araza agasibanganya bya bintu bikarangira. Icya gatanu, habaho guhimba indirimbo nshya, kugira indirimbo nshya muri wowe. Haleluya, ukumva ufite indirimbo nshya. Amen. Kumva wuzuye indirimbo nshya. Hakabaho no guhimba, ukagira izo uhimba, ukajya wicara ukajya wumva indirimbo ziri gutoboka mu mutwe, kumva arizo ziri kuza utanazi utigeze urimba, ariko ukumva ziri kuza. Haleluya, 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 haleluya. Bibiliya iravuga gute? Iyo usomye mu Befeso igice cya 5:18 kugeza kwa 19, haravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Mwuzure umwuka, ntimugasinde. Inzoga zirimo ubukubaganyi, zirakubaganisha, ahubwo mwuzure iki? Umwuka. Bishatse kuvuga ngo umuntu wanywa inzoga ntiyakuzura umwuka.
nta mwuka yakuzura. Umwuka wuzura umuntu udasayisha, utari mu byaha, wamaze gusibanganirwa ibyobo wihannye. 19 akavuga gute? 19 aravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Bishatse kuvuga iki? Umuntu wamaze kuzura umwuka wera, umwuka wera yamaze kuzura, yamaze kwinjiramo neza, wamaze guhaguruka, yamaze kwinjira mu ngingo zose. Ikintu cya mbere agira ni iki? Agira iki kintu cyitwa kuzura indirimbo nshya, agacuranga mu mutima we, akumva hari inanga ziri kuza mu mutima we, ukumva mbese uri kugenda wuzuzwa. Haleluya! Ukumva hari inanga ziri kuza muri wowe, ukumva wacurangisha umutima n'umunwa, ukumva wabivuga, ukumva waririmba mu muhanda, ukumva waririmbira abantu ugasakuza. Mbese umwuka yamaze kugaruka muri wowe, yamaze kwinjira muri wowe, ushira amanga, ukagira ibihimbano by'umwuka, ukaririmba. Amen. Ukaririmba kuvubu sininye bizabesho, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, iringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo ugifite bwo guhamya, ntabwo ugifite bwo gutinyuka ngo uvuge Yesu, ntabwo ugifite bwo kuvuga aho Imana yagukuye. Wumva uri gutinyuka, wumva wabwira abantu aho Yesu yagukuye, wumva wabwira abantu ibyaha Yesu yagukuyemo, ukumva wababwira uburyo yagukijije. Haleluya! Kubera ko wamaze kuzura umwuka. Umwuka wera iyo yatwinjiyemo turatinyuka, tugahamya Imana, tukavuga Yesu, ukabwiriza utaragiye mu ishuri ngo ubyige, ariko umwuka ara kuko yamaze kukuzuza zaburi n'indirimbo. Mubwirane zaburi n'indirimbo. Haleluya! Umuntu wamaze kuzura umwuka wera agira indirimbo nshya muri we, yuzura indirimbo, yumva yavuga zaburi, akavuga uburyo Imana yamugiriye neza. Haleluya! Akavuga nka kumwe Dawidi nawe yirase. Dawidi yarirase avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya! Akabyirata, kumva urabyirase. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo. Ukavuga zaburi, ukumva ibintu, mbese ukumva ni wowe Dawidi uri kuvugwa muri Bibiliya. Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Ugahita wibuka uburyo yakuragiye nk'umuntu wasindaga, ukibuka uburyo wanyuraga mu muhanda ukambukiranya imihanda wasinze, wabyuka ukavuga iyi zaburi ati Uwiteka ni umwungeri. Haleluya! Yarandagiye, nubwo wabaga wasinze uri kugenda witega ugwagwana, ariko yarakuragiye kuri rwa rukumba ruri munsi y'iwawe mu rugo. Ntiwacuramye ngo ugweyo ngo uhite upfa. Hari abaryamye no mu mashyamba, inyamaswa ntizibarya ahubwo zikabarinda, kuko Uwiteka ari umwungeri wawe. Yego. Undi akavuga ati narasambanye cyane, nasambanye n'indaya ntazi, nasambanye n'abatoya n'abakuru, ariko nibutse ko muri ibyo byose nagiyemo sinigeze nanduramo sida. Kumva umuntu ari kuvuga ati ndashima Yesu ko nigeze nandura sida, nasambanye mu buryo bwose ariko sinigeze nandura. Ukumva umuntu ari kubihamya. Kubera iki? Impamvu ari kubihamya ntihagire umutera amabuye, nuko Yesu yaje agatwikira
cya cyobo cy'ibyaha. Mwuka wera yaje arahatwikira. Haleluya. Noneho ahambika ubuhamya, ahaha uburenganzira bwo kuvuga. Kuri iki cya gatanu twavuze ngo ni uguhimba indirimbo nshya no kubwirana za zaburi, kubera ko yamaze kuzura umwuka, arabivuga kumva ntiyishisha. Amena. Haleluya. Haleluya. Agahamya, akavuga Yesu, akamuvuga, Mana ishimwe, akamuvuga, akamuhamya, agahamya aho yamukuye. Mana ishimwe. Nagira ngo dufate umwanya dusenge dusoza. Uhagaze ute? Ese uburyohe bwongeye kugaruka muri wowe? Urimo urayoborwa mu nyungu z'Imana? Aho we ntujye ukora ukavuga ngo biriya ngo ni iby'abadiyakoni nibo babitoranyirijwe, ni iby'aba runaka babihemberwa, ni iby'abapasiteri babihemberwa, ni iby'abashumba ole wako, ole wako. Ndagira ngo dusenge Imana. Uhagaze ute? Uri kuyoborwa n'umwuka? Umwuka wera yarasibye? None se uri guhimbaza ndirimbo na za zaburi? Tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ukumva uryohewe n'ibyo. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ukumva birakuryoheye, uri kumva uryohewe no gukorera Imana. Mwuka wera iyaje aradutinyura tugahamya. Mana, turagushimiye kubw'umwuka waduhaye. Tugushimiye ko wamuduhaye kugira ngo atuyobore mu nyungu zawe. Tugushimiye ko wamuduhaye kugira ngo azasibanganye ibyobo bikurweho, ibyobo by'ibyaha bisibanganye, aduhe gutinyuka duhamye. Umuntu wese wumvise aya magambo akaba yirebeye muri izi ndorerwamo y'iri jambo, umugarukeho, umusubiremo abicyari mu gishya, ahindukire n'imiburo yawe uvuge muri iri jambo, maze namara guhindukira abe mushyashya, usibanganye ibyobo by'ibyaha yakoze, umwuzuze indirimbo nshya, kandi zaburi azibwire, ntazongere gusubira inyuma. Urakoze kubyumvise, urakoze kugendera umuntu wese wumvise iri jambo ukamwongeramo imbaraga. Ni hagati y'izina izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, muryoherwe n'iryo jambo, kandi Imana ikomeze bashyigikire, mukomeze musome ijambo nk'uko twabibonye ko hari abantu badasoma ijambo. Mwongere muhugukire gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ribatunge, ribageze ku gakiza gashyitse, rizatume muhura na Kristo. Uyu mwuka w'Imana niwe uzaduterura akadutumbagiza, akadusanganya, akaduhuza na Kristo ku bazaba bariho. Uyu mwuka w'Imana niwe uzazura abazaba bapfuye, tuzaba twapfuye, niwe uzatuzura akaduhuza n'Imana. Haranira rero gutunga umwuka wera, haranira kubana nawe neza, haranira gukorana nawe neza, haranira kumwumvira kugira ngo azaguhe kuragwa ubwami bw'Imana. Imana ibamugisha muri Kristo Yesu. Amen. Nari Amani Daniel, umuvugabutumwa Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye kugira ngo abantu bahindukire bakorere Imana. Imana ibahe umugisha. Channel yacu ni Daniel Amani Official. Nimero za telefone kwakenera kutuvugisha ni 078 15 33 467 na 072 855 4429. Waduhamagara ukatuganiriza, tukaganira. Dufite ubuhamya, dufite amagambo twabwira bene data, dufite ibyo twahugura urubyiruko, dufite ibyo twabwira abagabo n'abagore, kuko ari ibyo Imana yadukoreye. Natwe dufite byinshi byo kuvuga, dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu mwami, dufite na byinshi byo kuvuga kuri iri jambo. Nawe urikunde, ukomeze uryizere, urikurikire, ujye urisoma ku manywa na nijoro, rimwe bidutunga bya none n'ibizaza muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha, mbifurije umugisha w'Imana. Amen. Ciao, ciao.